Ikaze nanone ni Mfatikiganza TV hamwe na Abu Brenda. Uyu munsi tubafitiye umutumirwa mu muntu mwiza w'umusore. Nabonye ari umusore ariko sinzi neza nimba ari umusore, araza kubitubwira. Ni umuntu ukunda abana, mbese turi kumwe nawe, turaje tumwakire mwumve byinshi kuri we. Mujye kure. Kubizi Mfatikiganza TV ni TV ifasha abana bafite impano zigiye zitandukanye, cyane cyane ababakene. Wowe ubwawe se wumva wowe wabafasha cyangwa se wabakorera iki? Jewe numva ku giti cyanjye icyo ngomba kubafasha cya mbere ni ukubahindura imyumvire. Njye numva amahirwe ya mbere nshobora kubaha ni ukubahindura imyumvire, so ni ukubaganiriza, nkabaganiriza kuko kenshi usanga bipfira mu myumvire yabo. So aba yumva ubuzima bwe ari bwa buzima bubi budashobora guhinduka. So ariko iyo babashije gutekereza neza, wamuganirije, nkeka yuko ariyo support ya mbere yo kuba ibyo bintu yabigeraho, cyangwa yava mu ngeso mbi, cyangwa yava ku muhanda. So numva yuko ngiye ikintu cya mbere, support ya mbere namuha ni ukumuganiriza nk'umwana, ubundi nkamuhindura imyumvire. Nkeka yuko namaze kumuhindura imyumvire, ibindi byose byakunda. Urakoze cyane. Ariko hari abana baba ubuzima bubi, baba ku mihanda, hari ababa bafite ababyeyi, hari abo ubuzima bwabo buba bwaranze cyangwa se ari imfubyi bakajya ku mihanda. Abo bana ujya ubabona nawe, ndakeka ujya ubabona ku mihanda. Abo bana wo ubavuge icyo baba ku mihanda, mbese ntibamaye bo, ariko bivuze gutya kugira ngo byumve neza, ariko ni abana baba ku mihanda badafite ubushobozi. Wowe ubivuga iki? Gihe cyo nabivugaho ku bana baba ku muhanda cyangwa badafite ubushobozi. Ubundi umwana aba afite uburenganzira bwe, aba afite uburenganzira bwo kuba afite umuryango. Juste umwana yakwiye kuba afite umuryango hava akagera. Kuba ari ku muhanda bigaragaza yuko nta bana afite bamwitaho. So icyo numva twakora ni ugufatanya n'inzego zibishinzwe cyangwa n'inzego z'ubuyobozi, so tugashobora kuba twasubiza aba bana bakabona imiryango yabo, noneho nkeka yuko ibintu byose byakunda. Urakoze cyane. Ariko hari ikindi kibazo ni cyane mubanganira koje ibibazo byinshi, ariko ni byinshi cyane n'abadukurikiye bose nabo bakubaza, ariko njye ngiye kubaza ikibazo cyanyuma. Byihanganira. Nta kibazo. Hari ababyeyi nyine bafite abana babo nabi, bakabafata nabi. Se umwana waba afite impano niwe amufashe ngo iyo mpano yigaragare, bakabatoteza bikabaviramo cya kibazo cyo kujya kuba ku mihanda. Abo babyeyi bo wagira ikintu babwira? Ababyeyi nabo ndabagarukaho cyane kuko nibyo navuze, umwana apfira mu iterura. So umwana iyo utamufashe neza uri umubyeyi we, uko bizagenda kose azagira ingaruka mbi ku buzima bwe, kandi nawe bizakugarukaho. So icyo nabwira ababyeyi munkurikiye ni uko ababyeyi mwese mwagakwiye kugira uburere, mugatanga uburere buboneye kandi bugendeye ku muco wacu. So umwana mugomba kumuha uburere, hari ibyo aba yemerewe gukora, hari n'ibyo batemerewe gukora. So umwana no kumuha uburenganzira akwiye. So icyo nagira inama ku babyeyi badukurikiye ni ukumenya bimwe mu byo akeneye agomba gufasha umwana. So umwana afite uburenganzira bwo kwiga. So nimba uri umubyeyi udashobora gufasha umwana ngo yige, urumva umwana azahangayika, azabaho nabi, azatekereza byinshi bimuviremo no kuva ku muhanda. So rero icyo nababwira ababyeyi mudukurikiye ni ukumenya inshingano zanyu. So mumenye inshingano zanyu, mumenye abana banyu. Ubyara umwana uzi kuzamurera, ni inshingano zawe, ugomba kumwitaho ukamurera. Babyeyi munkurikiye rero mwese mbaye inyigisho ivuga ngo mukunda abana banyu kandi mubafashe ibyo bakwiye, nabo bazaviramo umusaruro mwiza, ndabyizeye. Ababyeyi duhinduke, natwe urubyiruko duhinduke, kandi n'abana muri rusange, abana nabo bagerageze kwitwara neza. Hari igihe umwana nawe ananira umubyeyi, ariko bipfira hehe? Muri kwa kuganira. So numva ko mu miryango dukwiye gufata umwanya tukaganira n'ababyeyi bacu. Hari benshi bapfa kubera ko bataganiriye n'ababyeyi babo. So numva yuko rero mu rugo, muri famiye, twakwiye kugira umwanya wo kuganira, tukaganira n'ababyeyi bacu, n'abana bakabona umwanya wo kuganira n'ababyeyi babo. Murakoze. Ababyeyi rero icyo nabashishikariza ni ukuganira n'abana banyu, mukaganira kandi igihe gihagije. Murakoze. Murakoze cyane Ale. Turagushimiye ko witabiriye ubutumire bwacu. Turagushimiye cyane kubw'inama ugiye uha abana, ukaziha ababyeyi. Ni ikintu kinini cyane, mbese uritanze muri make. Turagushimiye rero, wakoze kuza. Nawe ndabashimiye cyane. Murakoze. Muri Mfatikiganza TV turi kumwe. Murakoze. Mwari muri kumwe nanjye Abu Brenda. Umutumirwa mwamubonye, twatumiye, twaganiriye byinshi. Hari byinshi ufite wamubaza, hari n'ibyo namubajije. Ibyo twabashije kumubaza wabyumvishe nawe. Icyo usabwa, kora subscribe, unakoresha ku nshuti zawe kugira ngo dufatanye, dufate abana bato y'ikiganza tubazamure. Murakoze.